Attention kufurahira ari ahantu heza. Rasi komporar hira. Dani Hirari zakufura batera zigendera hasi ikanyura mu rukutika rupfu muri gatobo rikinjira niyo bakaraze barangije Adolphe arirambura wese ariko ntacyo yagomba kubikoraho abona Chanyo tayari APR bayiterekamo icyambere Hirari kimwe APR ubusa yitwa El Hadji Madiken international sénégalais rekura kufuri igendera hasi kabisa nka za Yellow Submarines z'abanyamerika ewe gari rambura ku ipoto ya mbere bita Adolphe akoresha tekinike zose akura izinzoka akura izi pusi akura izi nkende za tekinike zose zo mu bashaburini biranga umupira umujyana mu ncundura kabisa umujyana neza cyane umunyasenegal ateye kufra samfire nzira mugozi iteye ubwoba zimwe z'iburayi kabisa fana babaramu b'abanyasudani hano barahaguruka baraserebura ikipe ya Al Hilal ku munota 14 kimwe APR ubusa. Aya APR rero itangiye ubwirwa iti ntabwo muri kuri level go Al Hilal assalamu alaikum cha kabiri Hirari rekura icumu rya hatari rekura umwambi rekura umuriro rekura agatari nayo hatari sore kabisa afatiranye APR yari itangiye gushyuha igize tamfori ivuga iti reka turebe ko twagombora yari yashyushye iri kuzamuka buri kanya tubabwira uburyo imaze guhusha amazi umusore Abdul aritsinze witwa Abdul yisanga asigaranye n'umusore wa Hirari arekura ishoti rifite imbaraga deflection Abdul ahindura umupira icyerekezo cya deflection umupira uragenda wisekura mu nshundura APR yandika igitego bayandika mu gitego cya kabiri Hirari 2 APR ibona kabisa icyo bita challenge ikomeye yikafite ubusa birakomeye aya kabisa ishota Ahmed Salem ararirekuye noneho uyu mwana Shimwe Abdul myugariro uyu mwana wavuye muri equipe ya Mukura uyu mwana w'Imadina harihuye ashaka kuwukuramo kugira ngo ukuremo ahubwo ayobereza mu izamu Adolphe nta kintu usibye kugwa mu nka akavuga ati ntago aho hantu nahajya ngiye ntago iyo reflex nyifite uyobye rero werekeza mu izamu rya ritsinda nyine ni on goal akaba rero Ariko bimeze iminota imaze kwa 35 ikipe ya Al Hilal ibitego 2 APR sifuri ubusa kora amakosa imbere y'izo Al Hilal golozo
koromokosa ikipe Al-Hilal barakubarira kuva kuri kimwe Wahid iryo ni rimwe icyo ni icyambere mu cyarabu ni Wahid terekamo icya kabiri Isnan terekamo icya gatatu salasa Al-Hilal salasa bitatu APR sifr ubusa terekamo kabisa rundamo ewana barakara cyane bavuga bati nta mwanya dufite wo gutakaza Al-Hilal baterekamo igitego cya gatatu. uyu musore wagiyemo asimbuye Abdelrazig Yagoub Omer Taha bamwihereye kado si Dawuda. Urabonye ibintu Dawuda akoze. Dawuda afashe umupira ashaka gusubiza umuzamu Ruhamyankiko Ruhamyankiko bayakinjiramo ewana ahita akinjira bagiye kumupasa. Abantu bibuka sobwo nindera Gehi neza nk'imwe kuri ya pasi ya Gehi kuri match ya Everton neza niyo bihereye uyu mupeti wa Hilal yisanga asigaranye n'umuzamu arabinjira arabatibikana ahita ashyiramo mwubikano mwiza cyane incundura arazisetsa rwose. Umuzamu Ruhamyankiko ameze nk'ubyina urukatsa nta kindi agombaga gukora agwa mu nka biranga. ariyakira umwana bazica n'umuntu. Ubwo nahoze mbara ibitego ubwo ni ukuvuga ngo 3, 5, 8 muri match 3 duhereye kuri Sekafa 3 Sekafa 2 shampiyona 5 kongera bino 3 8 ubu nibyo bigezemo Al-Hilal maze kunyabika APR muri match zigera. Umupira arawupapuzo bine Mohamed Abdurrahman Yusuf Yagob Jamaica pose. Umuzamu wagiye amasimbura Ruhamyankiko Ivan wagiye amasimbura Dolphin afata umupira aramanga areba mu bico areba hasi areba mu kirere areba ku butaka aravuga ati uyu mupira ndawuha nde mu gihe kibitekerezaho cyane atinda gufata umwanzuro. Uyu musore kapiteni Mohamed Abdurrahman Yusuf Yagoub araza mushyiraho umwuka pressing yo hejuru arawumupapura umuzamu yitegura gutera araza arawumutwara umupira kura mu kirenge areba mukura mu maguru arangije asigarana izamu rirangaye aterekamo igitego cya kane. ahuba ikipe Al-Hilal 4 ahuba ni 4 mu cyarabu 0 ubusa ikipe APR. Aya ubwo rero nuko yabigenze nyine ana we ikipe bitanze icyo bita isomo. Saza ba kera baravugaga bati icyo bita isomo rya ruhago. Abafana ba APR batangiye gusohoka uwabareyo kumwe abareyo bajya basohoka iyo batsinzwe umwe. Abafana ba APR icyo bita gusohoka kibayinamba dukeneye icyo bita deba kibayinamba n'isoni nyinshi mu maso. Umusekirite bafungurira umuryango arababwira ati ijoro ryiza abafana beza mwakoze kuza gushyigikira iki kipe kandi agira ngo ngumenyeshe ko tugeze ku munota urumva wa 81 byibuze harabura iminota nka 10 n'ingahe n'inyongera tuzibariyemo ariko abafana bari kwigendera pole.